abahutu hano abatutsi hariya. Twese turi abanyarwanda, nta muhutu uri hano nta n'umututsi uhari. Hanyuma tujyayo navuga ko nta gihe na kimwe nigeze mbona ivangura cyangwa ngo mbone urwango hagati mu banyeshuri. Reka ngusubize kandi nizere ko meze neza udahwema gukurikira Alisudi Onea. Nge nitwa Dikelodi. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe byinshi ku bacengezi n'ibitero bagiye bagaba, by'umwihariko icyo bagabye ku bakozi ba Burarirwa mu majyaruguru y'u Rwanda. Nanone kandi turaza kugaruka ku banyeshuri b'Inyange nabo bagabweho igitero n'abacengezi. Kora subscribe kuri Alisudi Onea, tela comment aho bishoboka ndetse na like yaba nziza. Nitwa Dikelodi, twagiye. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. Tariki ya 19 Mutarama 1998 nibwo imodoka yari itwaye abari abakozi b'uruganda rwenga ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye Burarirwa yagabwe igitero n'abacengezi ndetse bica bagera kuri 39. Ni igitero kijye gusa n'icyagabwe tariki 19 Werurwe 1997 ku banyeshuri b'Inyange, kuko abari muri iyi modoka basabwe kubanza kwitandukanya abatutsi n'abahutu bakajya ukwabo. Ariko rero barabyanga bavuga ko bose ari abanyarwanda. Icyo gihe abacengezi bari bitwaje imbunda n'intwaro gakondo barashe amapine y'imodoka irahagarara, binjiramo basaba abatutsi kujya ukwabo n'abahutu bakajya ukwabo. Abari muri iyi modoka bose bavugiye rimwe ko ari abanyarwanda. Abacengezi bahise babamishamo amasasu barongera babasaba kwitandukanya, ariko igisubizo cyabo gikomeza kuba cya kindi, bati turi abanyarwanda. Kubera uburakari abacengezi bahise bamena esanse kuri iyi bisi yari itwaye bagera kuri 74, bamwe bahiramo abandi barasimbuka bicirwa hanze, mu gihe mbarwa ari bo babashije kurokora ubuzima bwabo. Byabereye ahazwi nko mu Gitsimbi muri komine Nyamyumba, ubu akaba ari mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu, mu gitondo cya kare ubwo aba bakozi bari mu nzira bajya mu kazi. Ambasaderi w'u Rwanda muri Indonesia Sheikh Abdulkarim Harelimana icyo gihe wari minisitiri ufite mu nshingano umutekano w'imbere mu gihugu, yagaragaje ko amakuru y'iki gitero yemenye kiri kuba mu masaha y'igitondo cyo ku itariki 19 Mutarama 1998 ayabwiwe n'uwari prefe wa Gisenyi. Yakomeje agaragaza ko nyuma yo kumva amasasu avuze ingabo z'u Rwanda zahise zitabara. Ati ingabo zahise zibimenyeshwa ziza gutabara kuko na prefe yari ahari, akaba ari nabo babimenyesheje. Ntangira urugendo rwo kujya gukurikirana uko byagenze, gukurikira ibiri bukurikireho no kujya guhumuriza neza abaturage. Mu gihe yarategereje kugeraho igitero cyabereye, Ambasaderi Harelimana yasabye prefe gukora n'ingabo bakaba bahangana n'icyo gitero. Ati naramubwiye ngo mukomeze muhangane n'umwanzi, ari nako mutabara abanyarwanda bazize amaherere, nanjye ndi mu nzira ndaje. Yagaragaje ko muri iyo myaka wasangaga ibitero by'abacengezi ari byinshi cyane muri Perefegitura ya Ruhengeri, Kigali Ngari, Byumba, ndetse ngo hari nubwo byageraga muri Perefegitura ya Gitarama rimwe na rimwe. Ati hari ibyo bateguraga bashaka gukorera muri Kigali, ariko rero amakuru tukayabona mbere. Byaratuguraga kubona amakuru mbere mu by'ukuri, hari nubwo twabibonaga tukabiburizamo. Ibi byabaye inshuro zitari nke, ariko hari nubwo bitashobokaga natwe ubwacu ingabo zacu zikisanga mu gaco tukagakurwamo nuko twabaga dufite ingabo zikomeye. Yasobanuye ko icyo gitero nta makuru bari bagifiteho mbere y'uko kiba, ku buryo cyashoboraga gukumirwa, cyane ko muri iyo myaka hari abaturage benshi bo mu mujyi wa Gisenyi bakoranaga n'abacengezi bakabaha amakuru. Ati ntabwo twakimenye mbere kuko iyo tukimenya mbere twari kukiburizamo kuko niko byari bisanzwe. Hariya rero bakoranaga n'abantu benshi cyane bo mu mujyi wa Gisenyi, barakoranaga cyane rwose. Ahubwo uwo munsi nibwo baje kubahinduka, nibwo bivanguye nabo, ubundi bajya gusanga babaha amakuru yerekeranye n'ingabo zacu, twebwe twayashaka bakayaduhisha. Yagaragaje ko icyo gitero cy'abacengezi cyongeye kunga abaturage, abari bamaze igihe bakorana nabo biyemeza gutanga amakuru yabo nyuma yo kubona ubugome bwabo. Ati ibitero byose bakoraga akenshi babyegekaga kuri leta, kandi mukuru hari ibyo twaburizagamo. Uwo munsi rero nyirizina hari mu gitondo, hari abarimo bahinga babona abacengezi barateza aho ngaho, bisi iraza barayihagarika, barayirasa, barayitwika, banayiguma hafi ku buryo abayirokotse bari bake cyane. Yongeye ati rero abaturage rero barabyiboneraga, babona ko ba bantu burya na bya bitero aribo babikoze. Abari muri iyo bisi bari abantu batuye mu mujyi wa Gisenyi, bituma rero abaturage bavuga ngo bari abantu twajyaga duhisha, twajyaga dukorana nabo, nibo baduhekuye, bituma rero batangira kwivangura. Ambasaderi kandi yakomeje asobanura ko nyuma y'iki gitero abaturage batangiye kujya batanga amakuru ku buyobozi bw'igihugu. Yanafashije guhashya abacengezi bari barigize akaraha kajyayo. Ati umwuka twahasanze n'uw'ubwoba, wabonaga hameze nk'abereye intambara.
bisi bayihagaritse bararasa kandi hariya ntabwo ari kure y'umujyi. Humvikanye urusaku rw'amasasu, ingabo zihita zihaguruka ziza gutabara. Urumva ko zasanze bakiri aho ngaho bararwana. Bamwe barimo barwana no kuzimya bisi, abandi bari kurasana n'abacengezi kandi abaturage barareberaga. Abaturage bamwe batangiye kwihishahisha, bari biboneye intambara. Ingabo zacu zibarusha imbaraga ku buryo hashobora kuba haraguye abacengezi nka 5, abandi bafatwa ari bazima ariko abandi baburiraho. Ambasaderi Imana yakomeje agira ati, ndibuka ko mu ijambo narababwiye nti ubundi mwebwe leta ibigomba kubarinda, nta nubwo twifuza ko mupfa muzira ubusa. Abazana umutekano muke barazwi, baragaragara niba ari abacengezi. Navuye aho ngaho byabereye, nyuma yaho njya no mu mujyi kwa muganga, ariko rero twanakoresheje inama mu mujyi wa Gisenyi, icyizere kigenda kigaruka buhoro buhoro. Yerekanye ko mu gihe abaturage bari batarabohokera gutanga amakuru y'abacengezi, wasangaga ari imvugo zihariye bakoresha mu buryo bw'amarenga, bari bahuriyeho n'abacengezi. Ibyo byatumaga inzego z'ubutegetsi zitabasha kugira amakuru y'ibiri kuba. Yasobanuye ko kandi icyo gitero cyerekana politike z'abantu ziciriritse zituma badatinya amaraso y'abantu, kuko bari bazi ko bazashyigika kuri leta. Bari bazi ko abo bantu ari abantu bazwi mu mujyi, bafite abavandimwe, bavuga ngo turamutse tubishe turagaragaza ibintu bibiri. Icya mbere ni uko leta idafite imbaraga zo kurinda abaturage bayo. Icya kabiri turaza kubyegeka kuri leta, bavuge ko yanga abantu bo mu majyaruguru kubera ko aribo bategekaga igihugu mbere no muri Jenoside yakorewe abatutsi, ariko nabo byarabagarutse. Yanemeje ko abo bafatiraga muri ibyo bikorwa by'ubucengezi baganirizwaga bakanahugurwa bigamije kubigisha, kandi harimo n'abahise bashyirwa mu ngabo z'igihugu. Muri icyo gihe Perezida Paul Kagame wari Visi Perezida na Minisitiri w'Ingabo yari yaratanze ubutumwa bwo kurwana n'umwanzi kugeza bamutsinze, kandi ufatiwe ku rugamba ntagirirwe nabi. Ibyo byatumye abafatiwe ku rugamba ntacyo batwawe, ahubwo bahawe inyigisho zigamije kubihindura. Abahutu hano, abatutsi hariya. Twese turi abanyarwanda, nta muhutu uri hano nta n'umututsi uhari. Hanyuma rero ukunze kumva bavuga ngo abanyeshuri b'Inyange, ariko ugasanga nta bintu byinshi wenda ubaziho. Reka tugaruke ku byabaye mu 1997. Yari tariki 18 Werurwe 1997, hari hashize imyaka 3 Jenoside yakorewe abatutsi ibaye. Icyo gihe umutekano mu gihugu ntabwo wari umeze neza cyane mu bice byari byegereye umupaka wa Zaire, kuko abari baragize uruhare muri Jenoside niho bari barahungiye. Ni igihe gito cyari gishize igihugu kivuye mu icuraburindi, kandi abanyeshuri bari bari hagati y'imyaka 17 na 22. Ibi birumvikana ko bari bazi amateka mabi igihugu cyanyuzemo, ndetse bari bazi ko amoko yakoreshwaga mu butegetsi bwariho ubwo Jenoside yakorewe abatutsi yabaga. Ibi byarashobokaga yuko buri wese ahaguruka akavuga ngo njye nduyu n'uyu, ariko bose baryumyeho bahitamo kuvuga ko ari abanyarwanda. Ni ibintu umuntu wese yumva akagira ngo byari byateguye, cyangwa se abanyeshuri bari bazi yuko bari buze guterwa, baravuga ngo tuze kuvuga ko turi abanyarwanda twese. Nyamara barokotse icyo gitero bakubwira ko nta kintu bavuganyeho, yewe batari banikanza abacengezi wenda ngo babe baganiriye uko bakwitwara baramutse batewe. Twibaza ibyo ari byo, buri wese yayobewe. Nibwo ubwo haciyemo akanya k'iminota nka 15. Ubwo barimo bica basaba abo mu mwaka wa 6 bagenzi bacu kwitandukanya, babaha igisubizo tutari twaganiriyeho nk'icyo twabahaye mu mwaka wa 5. Menshi Emmanuel wigaga mu mwaka wa 6 yavuze ko bumvise amasasu y'abacengezi barimo gusubiramo amasomo nimugoroba. Yari arimo gusobanurira abagenzi b'imbere ku kibaho, kuko bari bafite ibazwa umunsi ukurikiraho, ariko bagira ngo ni ibisanzwe kuko bari basanzwe bumva amasasu mu duce twari twegereye ikigo. Twumva batangiye kurasa mu ibirahure byatangiye kutugwaho, amasasu yabaye menshi. Twumva noneho amasasu ari kurasa hakurya ku kigo cya gisirikari, imbunda nini iremereye isakuza iri inyuma y'ishuri ryacu. Ubwo abageze Inyange barahazi, mu ishuri ryo mu wa 6. Twumva ko ibintu byakomeye. Mu minota mike cyane rero nibwo mu ishuri ryacu hinjiyemo abantu 2 b'abagabo, 2 nibo binjiye. Uyu munyeshuri ati ubundi byatangiye turi gufata amafunguro ku mugoroba, ariko ntitwamenye ibyo ari byo, kuko twabonye abantu benshi cyane badasanzwe bambaye imyenda ya gisirikare tudasanzwe tumenyereye. Ariko hafi aho hari ikigo cya gisirikare. Muri icyo gihe nta mashanyarazi yabaga muri icyo gice. Akomeza agira ati uwabonaga umuriro yabaga afite moteri cyangwa se umurasire w'izuba. Twebwe twagiraga moteri, twari tumenyereye yuko iwacu mu kigo haza abasirikare gucomeka amaradiyo. Ubwo twagize ngo nibo n'ubundi baje, ariko tukabona ntitubamenyereye, ariko ntitwabyitaho. Uri mu benshi yavuze ko bakomeje bajya gusenga, nyuma bajya mu ishuri gusubiramo amasomo. Ahagana 2 z'ijoro batangiye kumva amasasu, bafata umwanzuro wo kujya munsi y'intebe. Hashize umwanya muto abacengezi barinjira. Ati batangiye kurasa mu birahure bitangira kutugwaho.
amasasu twumva yabaye menshi hakurya mu kigo cya gisirikare, twumva yuko ibintu byakomeye. Mu minota mike nibwo yinjiye abagabo babiri, umwe yambaye ipantaro ya gisirikare, hejuru yambaye umwenda usanzwe yitwikiriye isume, undi nawe yari yambaye umwenda wa gisirikare hejuru, hasi ari umwenda usanzwe afite igitenge. Nyamuneka sigaho nkubwibiri banga. Wari uzi yuko amafaranga amera ku biti? Ako ntabwo wari ukazi, muhora mukibaza. Ariko burya amafaranga ni impapuro, kandi impapuro zibaye he? Mu biti. C'est ça. So noneho mutugane tuganire ku mafaranga. Amafaranga hano muri Amerika n'abatuye muri Canada batugana dukora service zo kwereka abantu ni buryo ki ukorera amafaranga. Hanyuma nyubo hakajya hondi etape yo kugira gute kuyakuza kugira ngo abyarandi igihe waba wiryamiye mu nzozi zawe ukararota amafaranga. Hanyuma wamara kurusoje ku musozo w'urugendo rwawe ukayatransfera ku bazaguturukaho abazagukomokaho. Hanyuma rero abari muri Canada abashaka kubikora, abashaka kubyiga, abashaka guteganyiriza abana babo kugira ngo ejo nibajya muri college bazabe barateganye gutangira ni kare akivuka amaze ibyumweru bibiri umufungurira iyo konti. Hanyuma ikindi hari ikintu cyitwa probate court muri Amerika. Ibyo twigisha abantu uburyo ki aba lawyer bakufasha kurinda imitungo yawe kugira ngo probate court itazakunyaga. Abantu ntago babizi, imiryango yacu ntago yizi, community zacu ntago babizi. Izo ni service duhereza community yacu. Mudusange mutugane, mutazajya ngo sinabibi ibanga. Rero dusakaza amakuru hose Canada na Amerika, muze dukorane hanyuma twigishanye imiryango yacu twese dutera imbere hamwe. Murakoze cyane. Nitwa Munyaneza Bosco, Mitari, nimero yanjye ni 708 400 1217. Mutwandikira ka message hanyuma cyangwa munaduhamagare. Abari muri Amerika na hano muri Canada nibo twakwishyikiraho. Murakoze cyane. Uri mu benshi yakomeje agira ati, hanyuma bahagarara imbere yacu bavuga mu Gifaransa. Umwe ati est-ce que vous me connaissez? Vous allez me voir. No kuvuga ngo muranzi mugiye kumbona. Boro nubwo batubwira nabi cyane badutuka ngo turashaka ko mutworohereza akazi abahutu bakajya kwabo n'abatutsi bakajya kwabo. Mu mutwe wanjye ntabwo nigeze ntekereza yuko nubwo naba ndi kumwe n'umuhutu cyangwa n'umututsi navuga ngo uyu ni umuhutu cyangwa n'umututsi. Abahutu hano, abatutsi hariya. Abo banyeshuri bo mu mwaka wa 6 bahisemo guceceka. Nyuma y'akanya gato umwe muri bo witwaga Muja w'amahoro Marie Chantal arababwira ati, twese turi abanyarwanda. Twese turi abanyarwanda, nta muhutu uri hano nta n'umututsi uhari. Bahise bamwica, bakomeza no kurasa abandi, bose barongeye baryama hasi bameze nk'abapfuye. Abacengezi nibwo basohotse bajya mu mwaka wa 5. Abanyeshuri bo mu wa 5 nabo bumvise amasasu mugenzi wabo waje guhitanwa n'icyo gitero witwaga Ndeme Valence. Abagira inama yo kujya munsi y'intebe kugira ngo amasasu ataza kubafata. Nyuma y'iminota 15 nibwo hinjiye abacengezi. Ukurikiye imfura Adolphe wigaga mu wa 5 yavuze ko mu ishuri ryabo hinjiyemo abacengezi babiri, umwe afite imbunda undi afite grenade. Hanze hasigara umwe wari mu idirishya afite inkota, maze basaba ko bakwitandukanya nk'uko babikoze mbere. Nabo babaha igisubizo nk'icyabo mu wa 6 bari batanze. Yagize ati, mu ishuri hinjiyemo babiri hasigara n'undi wari hafi ku idirishya wari ufite inkota. Hinjiyemo wari ufite imbunda n'undi waje amukurikiye. Yego. Yari afite we grenade. Hanyuma uw'imbunda rero niwe wishe Serafine na Helene. Hanyuma Ndeme Valence we bamwiciye hanze, atugira inama ngo rero dusohoke kuko bari badusabye gusohoka. Turasohoka batera amagrenade niyo yahitanye Ndeme Valence. Barinjiye badusaba kwitandukanya, ariko hari umunyeshuri twiganaga witwaga Benimana Helene wavukaga muri ibyo bice. We bari bamumenye bamusaba ko yaborohereza akabereka abatutsi. Arababwira ngo nta mututsi uhari nta n'umuhutu hari, twese turi abanyarwanda. Niko kumwica nawe bica n'undi witwaga Mukarutwaza Serafine. Ndeme Valence we yishwe na grenade bateye turi gusohoka. Ukurikiye imfura yavuze ko babanaga neza ku ishuri kandi nta vangura ryahabaga, ndetse ko bahoraga bahabwa inyigisho zo kunga ubumwe bagasenga. Ibyo bikaba biri mu byabafashe kwanga kwitandukanya, bakavuga ko bose ari abanyarwanda batabiganiriyeho. Hanyuma tujyayo, navuga ko nta gihe na kimwe nigeze mbona ivangura cyangwa ngo mbone urwango
hagati mu banyeshuri. Bitewe n'ubutwari bwaranze abo banyeshuri b'Inyange, leta y'u Rwanda ubwo yatangazaga intwari z'igihugu bwa mbere mu 2001 yahisemo gushyiramo abanyeshuri b'Inyange bashyirwa mu cyiciro cy'imena. Uri mu benshi yavuze ko nyuma y'igitero barokotse bitari byoroshye gukira ibikomere yabo byo ku mubiri no ku mutima, ndetse ko ubwoba bwari bwinshi cyane, ariko leta yababaye hafi ibitaho ibishyurira ibitaro ikabatangaho urugero hose ibyabafashije gukira. Ati nyuma y'iriya joro ubwoba bwari bwinshi cyane, hari n'igihe twabaga turi kwa muganga twakumva inzugi zifungutse tukikanga, ariko leta yatubaye hafi cyane, niyo yishyuye ibitaro yaba bakomeretse bikomeye n'abakomeretse byoroheje, twese yaratwishyurira rwose, yatuvuje ahashoboka hose. Rero leta yatubaye hafi ishyigikira ubumwe ikabitangaho urugero. Rero iyo wagize ibyago ukabona umuntu kuba hafi birafasha cyane. Noneho nyuma gato leta yafashe icyemezo cyo kugira intwari abanyeshuri bari bari mu ishuri ubwo abacengezi bazaga. Ibyo rero biragukiza uko njye nta nubwo numvaga ko umuntu yakwitwa intwari akiriho. Abanyeshuri bishwe bazize igitero cy'abacengezi ni 7, barimo abishwe kuwa 18 Werurwe 1997, 6 n'undi wapfuye muri 2001 azize ibikomere by'icyo gitero. Amashuri yombi yigagamo abanyeshuri 47, abakiriho ni 39 kuko harimo mugenzi wabo wapfuye muri 2018 azize uburwayi. Abasigaye bashinze ishyirahamwe ryitwa Komeza Ubutwari, ndetse harimo n'abari mu nzego za leta kuko umuyobozi w'akarere ka Rusizi Sindaye Bafanuel wigaga mu mwaka wa 6 nawe ari mu barokotse igitero cy'abacengezi. Reka ngushimire ku kanya ufasha ugakurikira iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye. Gahunda za Alisodi On Air zirakomeje, komeza urebe n'ibindi biganiro byacu. Ngende twa Dikelodi, ndagaruka mu yindi nkuru. Iyi sosiyete nkubwira nta yindi ni SN Advisors, ikaba igamije kubafasha gukora ubucuruzi mu mijyi minini irimo abakiriya benshi, kuva muri group homes ugaca muri home health agencies ndetse assisted living facilities kugeza no kuri host home programs. Ahangaha reka nkubwira, urimo urakodesha inzu bakaguha abakiriya 5, aha ndavuga leta, ku buryo utangira n'abakiriya 5 bo kwitaho. Reka rero mbabwire ibyo bakora kuko ni byinshi, kuko amakompanyi menshi akora ubujyanama abafasha cyane mu gushaka ibyangombwa ndetse no kureba ko amategeko n'amabwiriza bikurikirwa. Ariko SN Advisors bo barenga aho ngaho. Aha rero naganiriye n'abatanga serivisi bakorana na SN Advisors. Ubutumwa bwari bumwe, barabizi, bitaba vuba kandi bafata abakiriya babo nk'umuryango. Kwino nawe ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri telefoni 888 3804051 cyangwa se ukatwandikira fax kuri 4865822 wanadusura ku rubuga rwa wa3@mysnadvisors.com cyangwa se ukatwandikira email kuri info@mysnadvisors.com. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. Mwiriwe, mwaramutse aho muherereye hariho hose. Ni Clarisse Muhongerwa ubagarukiye. Bamwe wenda bambonye kuri podcast ya Alisodi On Air, turi kuganira ku bintu bijyanye na finances aho yazaga kunsura muri office yanjye. Nje kubashimira cyane abantu banyandikiye, abantu bampamagaye, abantu bakomentinze kuri video twakoze. Nukuri nasomye buri comment yose, nasomye buri message yose, nubwo ntabashubije individually, ariko mwumve ko nabisomye kandi nabyitegereje. So ndabashimiye cyane kuri feedback, ndabashimiye ababicins out, ariko nisegura cyane no ku bantu ntashoboye gufasha bitewe n'ibihugu baherereyemo. Ntago ndamenya financial system yo mu bihugu ntabayemo cyane cyangwa se ntizemo. Ndi familiar cyane kuri US na a little bit na Canada, ariko nk'abari mu Rwanda ndacyabyigaho, wenda muri future hari ukuntu wenda nzabafasha. Ako kubw'ubu ngubu abantu bo muri US na Canada nibo cyane dukorana nabo, ni nabyo bigo binini muri financial industry dukorana nabyo. So mfitemo information ishobora kugufasha. Again no kubashimira, ariko noneho nshaka no kubasobanurira muri detail y'ibyo dukora, kuko video yari ikiganiro urebye nka introduction ibwo yari yaduje kudusura kugira ngo mutumenye ibyo dukora niki. Tuvuge nk'ubu ngubu uri business, ufite business cyangwa se wifuza gutangira business,
turakugira inama muri business planning, cyangwa se n'ufite existing business tugufasha muri tax planning. Ibyo bikora gute? Ni ukuvuga ngo muri iki gihe muri US abantu bari gufilinga taxes, okay? Guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa kane baba bari gufilinga. So icyo gihe ni igihe wishyura cyangwa se bakugaruriza amafaranga bitewe n'ukuntu wafilinze cyangwa se n'uburyo winjije umwaka washize. Now hari abantu bishyura kubw'ubu kutamenya strategy zo kugira ngo basevinge ayo bishyura. So turagufasha ku making sure ko icyo gihe kugira ngo wishyure tugufasha muri tax planning. Ubu ngubu muri uyu mwanya guhera mu kwa mbere kugeza muri December turi gufasha ama business ukuntu baza strategizinga umwaka utaha ntibazishyura imisoro munini kuruta uko bagombaga kwishyura, you know. So niba uri mu business wona ufite ikibazo cy'umusoro wishyuye last year cyangwa se wishyuye umwaka, tugane tukurebere wenda uko waba warabikoze cyangwa se forms waba warafilinze twagufasha. Ikindi wenda navuga ku bantu bashaka gusavinga for retirement. So hari igihe ushobora kuba ufite ikigega nka 401k cyangwa se ushaka gusetting up retirement account, nawe turagufasha bitewe n'ikigero ugezemo. Retirement burya uyitangira igihe ushoboye, level yariyo yose uriho financially ushobora gutangira ikigega cyo gusavinga. Ikindi cya gatatu tuvuge uri umuntu ukunda kuvuga uti ejo hazaza hanjye hameze gute, wita kuri emergency fund, wita again kuri savings, nawe utugane tukugira inama uburyo ushobora kuinvestisa ahantu cyangwa se gutangira kuinvestinga cyangwa se gusavinga ku buryo uvuga uti ndi gusavingira inzu, ndashaka kugura inzu muri future, cyangwa se gusavingira emergency fund, cyangwa se gusavingira cya gihe ushobora kuba udafite akazi. Erega ubu ngubu ufite akazi uratekinga care bills zawe n'ibiki byose, ako tekeza wa munsi utazaba wakoze. Ese ufite emergency fund cyangwa se ufite backup y'icyo gihe? So ibyo nabyo twakugiramo inama. Ikindi wenda ni ukuvuga ngo tuvuge ufite umwana, ufite abana ushaka kuba savingira for college. Abantu bari muri US barabizi ukuntu college ihenda. Uyu munsi niba ubyaye umwana afite umwaka cyangwa se afite amezi angahe, ushaka kumusavingira for college, washyiramo $50, washyiramo $100, ayo mafaranga bitewe na interest ubona arageraga akaba amafaranga ahagije kurya adakeneye gufasha student loans. Wumve anything financially, wiba wicara ugatekereza ati ukaba ufite akabazo financially, mu by'ukuri nibaza ko hari ikintu twagufashaho. Nibyo tudashobora kugukemurira twakohereza muri network yacu bashobora kugufasha. Dukorana n'ibigo bikora ibintu byinshi bitandukanye. We meet you halfway bitewe na budget yawe, bitewe nuko wifashe. Ntiwumve ngo ni ibintu by'abantu bagezeyo cyangwa se abantu bafite amafaranga. No, waba ufite 100, waba ufite 1000, waba ufite 10, waba ufite miliyoni, aho uri mu buzima bwawe niho tugusanga tukagufasha tukakugira inama. So again, nitwa Clarisse, I'm a CPA by profession. So any questions waba ufite zijyanye n'imisoro, zijyanye na financial services, cyangwa se umuntu wumva ari stuck mu buzima bwe akavuga ati I need a switch, ndumva nshaka kwinjira muri financial industry, ushaka career change, nawe utugane. Dukorana n'abantu baza kwiga just kubumenye cyangwa se bakabikora on the side. So twakubera aba mentors, twagufasha ku stepping in muri industry kugira ngo nawe ugire icyo wigamo cyangwa se ugire icyo wumva wakuramo. Ndabashimiye cyane, byari ibyo nashaka kubabwira. Nongera nshimira abantu ba reaching out, abampamagaye, abakomentinze, narabibonye byose kandi nukuri nabo ntarasubiza, mwumve ko nzabasubiza. Again, thank you so much. Let's keep in touch. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.